neza ukamutegura ukamujyana muri mode y'ibyo agiye gukoresha. So iyo rero umuhungu umugore umujyana gake ukabanza ukamugariza nk'uko nabivuze kuko mbikunda, ukabanza nyine ukamusomarira noneho ukaza kumushyira mu yatsi. Iyo ubikoze gutyo umugore aragusara, ariko iyo ugiye ukabikuramo bitewe n'uko wowe wabishatse ntabwo ibyo nta hantu bihurira, ntabwo biba biryoshye. Rero umusore inama nakugira ujya ubanza ukarishya umugore cyangwa se umukobwa neza baheze muri mu duhanda kwibwira ngo shere yikirira yishyiremo kuko ndabanduwe kumarira yishyiremo akari kwisaba imbabazi akubwira gutya. Icyo gihe mu bikoze rero aba yishimye cyane kuko nyine ndetse ngubeshye buriya mvugisha ukuri. Uretse iyo positeri yonyine yakuryoheye utazamwibagirwaho, izindi positeri mwakoze muri ayo masaha abiri ni izihe? Twakoze mawasha narayikunze ndamubwira yuko yagiye kirekire, so dukora k'inyuma noneho mana yanjye mbese ahantu hose twaragaragutse kugerayo. Mwahereye ku gihe kuko abantu benshi bahera ku yo kugarama? Mwahereye ku gihe kuko abantu benshi bakunda guhera ku yo kugarama? Twahereye ku yo kugarama pe. Okay, dukurikizaho ak'inyuma arambwira ati ngwino nkurye mawasha, arangije kuyirya ambwira ati nyongera, ndangije kumugengera ndayoga. Sheri maze kuyoga ndawaranye ngo sheri gusa nakubwiye ngo ibintu bye byose byari bidasanzwe kuri njye kuko nyine yabinkoreye neza. Ese ubona biterwa n'iki kugira ngo abantu benshi bahere kuri pozisiyo yo kugarama? Rata wowe nimubishaka azanyandikire nyakwibwirira iki ngiki kiri kubibaza kandi ntabwo kibishaka umenye ari n'ikiremba. Gende ikiremba. Hari igihe abantu bavuga ngo iyo turangije kino kiganiro kitatubijyamo, ese koko nibyo? Wari ikiremba ahubwo banabimenya none ibaje ko mbirangiza nashyushye icyakoze ubwo nabyikuyemo pe, ariko ugasaba umuhungu mbega umuhungu mubi nako dukomeze. None ese ko tuba turi gutanga tuba turi gukora ibiganiro ngo tuba tugamije kurongora rero ngo byibuke. None se nimba tuba tutugamije ahubwo mu gihe nabishatse kubera ibintu twe turi kuganira ntabwo ushobora kugira impuhwe n'umunsi nawe ubu uragira ngo njye nta nashyushye kuko buri gihe nihamagara umuntu uza kurongora kandi ndi kumwe n'umuhungu. Ndetse kuko bino biganiro turi kubikora uba wumva ushaka igitsina cy'umugabo. Turi kumwe na Fodesa. Fodesa umeze gute? Umeze neza. Fodesa uheruka kurongorwa ryari? Ryarira noneho ntabwo nari maze igihe ntabikora, nari narayihaye agapoze so mbiheruka igihe nari nagiye mu gihugu cyitwa Zambia, ndagenda ngiye guhura n'umujama ntabwo twari tuziranye, twe twahuye mu buryo bwa social media bro, ariko ndamubatuye ndamubatuye kuko yari isi ushatse kuvuga iki? nyine ibaze nawe umuntu udashobora kwibagirwa ibibazo umuntu uzakunda buriya umuntu mu buzima ntabwo ubuzima hagati y'uwe wanjye urubihe byose gusa. Ariko Vane umuntu wakurongoye neza aba yakurongoye gute? So nyine uburyo ibintu ari kubyiyumvamo neza mbese urumva inzira ubanza gucamo ukabanza ukamurya ukamutuza ukamura ku mubiri ukamura gukora kuri serivisi yanjye aho ngaho rero uba wafashe none iyo ugiye kwishyiramo ushyiramo umugabo nanjye gushaka ntacyo Ndiko ubetse reka noneho utubwe ibice agukora ugahita waka umuriro. Noneho turagira ngo utubwire noneho yatangiye kwishyira babigenza gute? kubera ko ishyuye mba nagize ukuntu nyine ukuntu mba nashyushyemo mpita numva ngize ubushagara nkumva ndafite ishami bikarya agakira noneho yagera aho sinkihari
mbese nyine igitekerezo bro bibubwira ngo ntabwo biba birenze ubundi turagira ngo bwa mbere umutipe noneho ugiye kurongorwa ushaka arongora umugore gute bwa mbere somba nabivuze urabanza ukamutegura ukamujyana muri mudu y'ibyo agiye gukora gusa so iyo rero umuhungu umugore umujyana gake ukabanza ukamugariza nk'uko nabivuze kuko mbikunda ukabanza nyine ukamusomarira noneho ukaza kumushyira mu yatsi iyo ubikoze gutya umugore aragusara ariko iyo ugiye ukabikuramo bitewe n'uko wowe wabishatse ntabwo ibyo nta hantu bihurira ntabwo biba biryoshye rero umusore inama nakugira ujya ubanza ukarishya umugore cyangwa se umukobwa neza bahuje muri mu duhanda kwibwira ngo sheri yikirira yishyiremo kuko ndarangiwe kumarira yishyiremo akaba kwisaba imbabazi akubwira gutya icyo gihe mu bikoze rero aba yishimye cyane kuko nyine noneho just aba yanabikwisabiye noneho ariko tugaruke kuri uwo muntu wa muri Zambia mwarongoranye nk'igihe kigana gute amasaha abiri nyine wumve ngo yamvuyeho ashaka kwimurira nagiye muri mudu itabaho niyo nanze no kurangira turagira ngo tubwire noneho muri ayo masaha abiri ugereranyije n'uko tubwire ngo wari waze kurangiza warangije mu gihe kingana gute narangijemo kabiri ngeze umugore ariko nabwo numvaga nkishaka ko dukomeza mu masaha abiri numvaga nkishaka yuko ufane hari ukuntu abantu ngo abagore barambirwa icyo gikorwa cyo kurongorwa igihe kinini wowe ni irihe banga waba ufite ryo kuba umuntu yakurongora amasaha abiri yose kandi ukumva nta kibazo so icya mbere ndoroshye icya kabiri ndaryoshye icya gatatu mubura ibintu bindimo bindi mu mutwe so iyo ukora ibintu bikurimo ewana wumve ngo ntabwo ushobora kujya numva ngo hari abantu barangiza bagahita bakomera wayi ngewe ngo umukobwa nari meze neza noneho yishyizemo biba akarusho buriya ka mbere kaba kabiri birakabishye umva kubera iki kaba kabishe kubera yuko nibwo mba ntarabyisangamo neza ariko ntuzi iyo tubikoze bwa kabiri cyangwa bwa gatatu sheri buriya kabiri buriya gatatu nibyo biryoha kurusha kuko buriya n'akambere karihuta rero bakunda kuvuga ngo abanyamahanga bagira ibitsina binini turagira ngo tubwire umenye ibanga ese iyo mvura y'umunyazambiya yari imeze gute so yari afite imboro nziza hari imboro ziba ziteye ifemba sheri hari umuntu ubona ukabona afite imboro nziza njyewe gusa nyine yariringaniye byibushyemo gakeya ariko yari ndendemo gake byihorere so ku buryo yayikozaga nkayumvira ngo gusa byandogoye aha arabyumva ikintu utazamwibagirwaho ni iki ikintu utazamwibagirwaho iyandiye mawasha yize kuko dugutipa atari umubebe gusa akamurya ameze iyo pozisiyo ngo mwahise gute mawasha niwe wayikubwiye cyane wowe bimbwiye niba ariko wabyitayeho no ubwo se ni uruhe rurimi koko abantu bazi ururimi rw'iyo pozisiyo batwandikiye muri komenti batubwire umva hari abantu babizi ariko buri muntu wabwo njye nabonye ngira pozisiyo yuko yiga ariko buri iwabo bayita mawasha mwayikozemo nk'igihe kingana gute kuko iraryoha cyane noneho abantu uzongera guhura nabo uzajya ubasaba kandi ibyo mwakora ndetse nkubeshye buriya mvugisha ukuri
uretse iyo positeri yonyine yakuryoheye utazamwibagirwaho, izindi positeri mwakoze muri ayo masaha abiri ni izihe? twakoze mawasha narayikunze ndamubwira yikoreye igihe kirekire, so dukora k'inyuma noneho mana yanjye mbese ahantu hose twaragaragurutse tugerayo. Mwahereye ku yihe? Kuko abantu benshi bahera ku yo kugarama. Mwahereye ku yihe? Kuko abantu benshi bakunda guhera ku yo kugarama. Twahereye ku yo kugarama pe. Okay, dukurikizaho ak'inyuma arambwira ati ngwino nkurye mawasha, urumva arangije kuyirya ambwira ati nyongera, ndangije kumuyongera ndayoga. Sheri maze kuyoga ndawaranye ngo sheri gusa nakubwiye ngo ibintu bye byose byari bidasanzwe kuri njye kuko nyine yabinkoreye neza. Ese ubona biterwa n'iki kugira ngo abantu benshi bahere kuri pozisiyo yo kugarama? Sibizi nimba ariyo ihita yihuta ariko nzabireba. Uzabera gute? Abantu tuzabikorana bose ariko haranawe none se hari abatayiheraho sha, abatayiheraho bagahita bahera ku k'inyuma, ntabwo ari iriya yonyine baheraho. Gusa iyo aryo ko amaguru yose uba wagize gutya uba wamwihaye imbere, nyine uba wamwihaye mwiza hariya rwose, mbanza ariyo mpamvu. Vanessa, shanya utubwire ujya muri Zambia wagiye n'imodoka cyangwa wagiye n'indege? Nagiye n'indege, wambonye reba kugenda mu modoka ye. Mba niba ufite na gahunda yo kuntegera imodoka simpari. Ubwo se uretse iyo tike y'indege yaguhaye ukajya muri Zambia ukamuha igitsina, yaguhaye ikiguzi cyangwa yaguhaye ishimwe? Miliyoni 3 bebe. Njyewe nanaje nazuriranye indege njya ino nzifite gutya ndavuga n'icyazi abana baze gutanga ibiti baba byicaranye kuko ati ni shuwadira kiragukiza. Uzi ko nta makuru ufite kiragukiza bebe. Harabona abasha wenda kujya kureba bakambwira ati ndaguha amafaranga aya we tubikore kuri video sheri tukabikora kuri video. Umuntu aba yakwishyuye angahe? Benshi sheri ntabwo yavuze. Rega ushobora kuyavuga kugira ngo wenda abantu ni menshi cyane ni make. Ni make nangahe? Okay. Rato wowe ni mbishaka azanyandikire nyakwibwirira iki kiki kikubibaza kandi ntabwo kibishaka umenye ari nikireba. Genda ikiremba. Hari igihe abantu bavuga ngo iyo turangije kino kiganiro kitatubijyamo, ese koko nibyo? Uri ikiremba ahubwo banabimenya. None ibaje ko mberangiza nashyushye icyakoze ubwo nabyikuyemo pe, ariko ugasaba umuhungu mbega umuhungu mubi nako dukomeze. None ese ko tuba turi gutanga tuba turi gukora ibiganiro ngo tuba tugamije kurongora rero ngo by'iwe. None se nimba tuba tuvuganisha ahubwo mu gihe nabishatse kubera ibintu twe turi kuganira ntabwo ushobora kugira impuhwe n'umunsi nawe.